Iyi filime tugiye kurebera hamwe ni za filime z'ubwenge utagomba gucikwa. Ku bantu bakunda filime zirimo ibyihebe cyangwa se zirimo abakozi b'ibyaha, ku bantu bakunda filime zo muri gereza cyangwa se zo zakiniwe ahantu muri gereza, ku bantu bakunda filime zirimo ibyihebe, ku bantu bakunda filime zirimo abatangabuhamya, iyi ngiyi ni filime y'ubwenge. By'umwihariko rero iyi ni filime ya season. Ni season bita Prisoner. Iyi filime ndagira ngo tuyumvire hamwe neza maze ubashe gusobanukirwa iberamo ndane muri filime maze ubashe kuba wayireba. Ushaka kuyireba cyangwa se uyishaka wanyandikira kuri WhatsApp nimero 0795572956 maze nkaguha iyi filime cyangwa se nkakurangira ahantu ushobora kuba wakora iyi filime maze ukayireba. Gusa muri ko dutangira storytelling iyi filime ndagira ngo banze kwandeho hasi ni subscribe maze tutangire. Sasa ubundi iyi filime nkuko nari maze kubikubwira ni season y'ubwenge utagomba gucikwa. Ni season yitwa Prisoner. Ni filime byumvikanisha neza ko nyine ari za filime ziba zakiniwe muri gereza cyangwa se nyine ari za filime ziba zifite n'amasene menshi cyane aba yakiniwe muri gereza. Ni filime itangira sasa bagiye kwimura imbohe. Iyo mbohe aba ari imbohe tutazi ngo ni iyi na cyangwa umwana kimwe kiba kiyiranga cyangwa se cyangwa umwana kimwe nyine kiba kiranga iyo mbohe. Sasa iyo mbohe ngaba ari imbohe ubundi ifite ubuhamya cyangwa se igomba kuzatanga ubuhamya mu rukiko kugira ngo bafunge icyebe gikuru cyo mu Bwongereza. Iyi filime nyine ni yo mu Bwongereza cyangwa se ni iy'Abongereza. Sasa rero baba bagiye kwimura imbohe kugira ngo nyine bayijyane ku yindi gereza ibituranye n'urukiko kugira ngo noneho umunsi wo gushinja cya kihebe nugera uwo mugabo iyo mbohe igende itange ubuhamya ishinja icyo kihebe. Ariko ubu uburyo biba byaragenze icyo kihebe kiba cyarakoranaga n'uwo mutangabuhamya, bityo rero icyo kihebe cyigisha kwica uwo mutangabuhamya kugira ngo atazamutanga mu rukiko maze bakabona nyine ibikorwa bibakora akorera mu gihugu cy'Ubwongereza. Sasa ubundi icyo kihebe aba ari kihebe gikuru ku buryo kiba gifite n'abagambanyi bakora muri polisi ku buryo n'umuyobozi wa NCU cyangwa se National Crime Unit aba ari umugambanyi mukuru kandi ari n'umuyobozi mukuru wa NCU. Sasa icyo kibo ubundi kiba gikora ibikorwa byinshi bitandukanye byiganjemo gucuruza intwaro mu mahanga hafi uburayi bwose. Bivuze ngo aba ari kihebe gikuru kandi gikomeye mu bijyanye n'intwaro kugeza naho nyine byo gifite abagambanyi bakuru muri NCU National Crime Unit. Sasa rero uyu mutangabuhamya cyangwa se uyu mugabo aba yarakoreraga iki kihebe gusa bakaza gutandukana maze kikaza guhitamo gutamaza cyangwa se gutanga iki kihebe gikuru kugira ngo bagifunge. Rero uyu mugabo aragenda akitanga kuri polisi kugira ngo azatanga amakuru ashinza iki kihebe maze ngo bagifunge bakiryozwe ibyo cyakoze byose. Sasa rero iki kihebe gikuru baba baragifungishije ijisho cyangwa se kwa kundi umuntu agufungwa ariko utari muri gereza yarakwambitse ikintu wajyana igikomo, aba yambaye ikintu cy'igikomo ku kuguru maze bakajya bamufungisha ijisho. Abafite abarinzi benshi cyane kuko aba ari kihebe gihambaye gifite ikintu wajyana igisirikare gikomeye cyane kubera aba ari kihebe cyikorera intwaro kandi intwaro za automatique. Sasa icyo kihebe gikuru kize kwakira amakuru yuko wa mutangabuhamya cyangwa se wa mugabo bakoranaga bagiye kumwimura muri gereza imwe bamuzana mu yindi gereza. Sasa atapanga umupango wo kugira ngo bagende bafate icyo kihebe bakice kitaragera ku yindi gereza ngo kizabashe gutanga ubuhamya kugira ngo bashinje iki kihebe. Impamvu iki kihebe gikuru kiba gishaka kwica uyu mutangabuhamya nuko uyu mutangabuhamya atabonetse cyangwa se atageze ngo agishinje ibyaha byose kirerwa cyangwa se ibyaha byose gishinjwa byaba ari imfabusa. Bivuze ngo yabaye umwere imbere y'amategeko. Niyo mpamvu iki kihebe gikuru kiba gishaka uyu mutangabuhamya kugira ngo kimwice. Sasa rero kize kumenya ko bagiye kumwimura, bagiye kumuvana muri gereza imwe ndetse bakajya mujyana mu yindi gereza. Kita gitegura umupango rero wo kugenda bakamubohoza cyangwa se bakamufata bakamwica ataragera ku yindi gereza kugira ngo azajye gutanga ubuhamya. Rero gitegura umupango, bagategura igikorwa operation. Sasa bakagenda nyine bakataka iyo konvoye ibitwaye uwo mugabo uwo mutangabuhamya. Gusa bize kurangira acikanye n'undi muntu uba ushinzwe kumutwara cyangwa se umuntu uba ushinzwe kwimura imbohe cyangwa se imfungo. Rero sasa filime ubundi naho ngo itangirira season kwibabwira birangora, ni ibintu bingora kuko ubusanga season igenda ihuza utuntu n'utundi bikangora rero kuyivuga muri storytelling. Niyo mpamvu mu kuyivuga muzajya mwihangana rero ibintu mwumva nyine bitajyanye muzajya mwihangana kuko season ibigoye cyane. Sasa ubundi aba ari umugore utwaye cyangwa se aba ari umukobwa aba ari umugore uba wimuye iyo mbohe uyivanye kuri gereza imwe uyijyanye ku yindi. Gusa uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore aba amaze iminsi mike abyaye.
bivuze ngo aba amaze kubyara ariko umwana aba yabyaye aba afite amezi 6, bivuze ngo aba ari umwana w'uruhinja nyine ukiri muto. Rero aba ari umukobwa ukunda akazi bikomeye cyane. Rero bamuha akazi nyine ko kwimura iyo mbohe, ariko bikaza kumuberamo ikibazo, bakaza kwataka iyo convoy cyangwa se bakaza kwataka iyo modoka iba igiye kwimura iyo mbohe, bikaza kurangira ariko wa mugore yiziritse kuri icyo kihebe cyangwa se yiziritse kuri uwo mugabo, kuko bamuhaye itegeko ry'uko umugabo agomba kumugeza kuri iyo gereza cyangwa se agomba kumugeza ku rukiko kugira ngo azatange ubuhamya. Mbega aba ari ku kazi ke k'ibanze gakomeye agomba kwibandaho. Bivuze ko aba ari umugore ukunda akazi ke kandi ukunda kwizirika. Afata ipingu akihambiranye n'uwo mutangabuhamya kugira ngo ataramucika, akazi ke kakaba karangiritse. Sasa ariko cya kihebe kiza kumenya ko uwo mugore afite umwana, cyangwa se kiza kumenya ko uwo mugore amaze iminsi mike abyaye. Rero kikaza gupanga umupango wo kugira ngo rero ashaka uburyo afata umwana we, cyangwa se ashaka uburyo yashimuta umwana we, rero bazahinduranye kuko ari we ufite iki kihebe cyangwa se ari we ufite umutangabuhamya, noneho nawe azamuha umwana we. Ariko ndakubwira ko ari filime iryoshye, ni ibintu birebire ntabasha kukubwira ngo mbirondogore neza, niyo mpamvu uri kumva ndi kugenda naruka, niyo mpamvu rero uri kumva ndi kugenda hari ibintu byinshi ndi gutaruka. Sasa rero icyo kihebe gikuru rero cyo gifite abakozi benshi bakorana, gifite nyine kampani nini ikomeye cyane, kampani ikora intwaro zikomeye cyane, imbunda za automatique. Rero bategura abasirikare bagomba kujya gushimuta uwo mwana ako kana gatoya bakaba kari kumwe na papa we, ariko papa w'uwo mwana mutoya ari we umugabo w'uwo mugore ushinzwe kwimura imbohe. Biza kurangira umwana bamutwaye nyine bakamujyana. Sasa bagapanga igikorwa cyo kugira ngo bazahinduranye, uwo mugore atanga uwo mugabo, uwo mugore nyine atanga icyo kihebe cyangwa se atanga uwo mutangabuhamya, amuha ibyihebe, maze ibyihebe nabyo bimuhe umwana we. Sasa rero baza gupanga kugira ngo rero bazahurira ahantu muri stade, maze ngo bahinduranye, amuha umwana we nawe bamuhe icyo kihebe kugira ngo bakice kitaragira nyine mu butabera. Sasa bapanga bagahura ahantu muri stade kugira ngo bahinduranye. Gusa umukobwa aragenda akabwira abapolisi bake babizewe nyine muri iyo NCU, National Crime Unit, babizewe. Mbega bari nk'akagurupe ka bagenzi be bakorana bizewe, kuko aba yaragiye abona ko muri iyi National Crime Unit harimo abagambanyi benshi, kugeza naho nyine bagenda bavumburana kubwira ati iyi ni filime nziza uba ugomba kureba. Impamvu nyine bomba ndi kwikubwira nirukanka kugira ngo nabatindira mukatinda kujya kuyireba. Sasa rero bapanga bagahura muri stade, bakazana ako kana ke ndetse nawe akajyana icyo kihebe kugira ngo nyine agitanga. Sasa mu kugera ariko umukino urangiye cyangwa se irushanwa ryari riri kubera muri stade rirangiye, humvikana kurasana bitewe n'ikihebe nyine kiba gishaka ko cyakeca uwo mugabo, ariko uwo mwana ntawe mumuye cyangwa se nawe akamujyana kugira ngo arihe ububabare yateye ibyo byihebe. Sasa rero humvikana kurasana, abaturage bakababwira ati musohoke mwirukanka, polisi nayo igatezamo nyine, bikaza kuba ibintu bikomeye cyane. Ariko uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore bize kurangira abonye uwo mwana we amufashe, cyangwa se nyine bize kurangira umwana we amubonye, ariko cya kihebe cyangwa se wa mutangabuhamya bikaza kurangira acitse ibyo byihebe, ndetse acitse wa mukobwa cyangwa wa mugore wakagombye kumujyana ku rukiko. Bivuze ko ibyo byihebe biba bifite gushaka umuryango w'uwo mukobwa cyangwa se bafite gushaka umuryango w'umugore, bikamurimbura nyuma y'uko nyine icyo kihebe cyangwa se uwo mutangabuhamya wundi abacitse. Rero baba bagomba gushaka uwo muryango w'uwo mukobwa bakamwica, cyangwa se maze bakamukura mu nzira. Sasa ni filime ndende, nakubwira ngo nyirangize, cyangwa se ni filime ndende nakubwira ngo nyikubwire neza akantu ku kandi, kuko ni season, kandi kuvuga season burya ni ibintu bigoye cyane, haba harimo ibintu byinshi, haba harimo impande nyinshi zigenda zihurira ahantu. Niyo mpamvu ni filime gusa nyine icyo nakubwira cyo, abantu bakunda filime z'abantu bakora ibyaha cyangwa se abantu b'ibyihebe, abantu b'imfungwa, ni filime utagomba gucika. By'umwihariko ni filime ya season, ni filime bita Prisoner, ugomba kureba none ahangaha. Nimba wumva nyine wayikunze cyangwa se wayireba, ugomba kunyandikira kuri WhatsApp nimero 0957599056, maze nkakurangira ahantu wayikura. So mbere yuko ugenda ukayireba, banza ukandeho hasi subscribe, gusa wiko no gusharinga iyi video abacuti bawe uzi bakunda agasobanuye, kugira ngo tujye twirebera agasobanuye turi kumwe. Ngiye mwumvaga ni Topa, duhure mu yindi storytelling z'izi ni film, kana subscribe. Ciao ciao.